Yes my people, nizere ko mumeze neza ndetse kandi ibyo muri gukora byose biri kugenda neza. By'umwihariko nsuzano bose bari mu mujyi wa Kigali, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba, babwira nti mumeze neza. Mumeze neza, utwandikiye muri comment tubwiye aho herereye, hanyuma tugende tuganira gatanu kuri gatanu. Murabizi ko hano ikintu dukora no kubahereza amakuru update ya muri sport. Tuba duhari cyane cyane n'abahungu bacu bagenda bagize amakuru ya sport, updates zitandukanye muri sport, barimo Mr Enoch abahari cyane ndetse n'uwitwa Valence bagenda kugeza amakuru agiye atandukanye mu gisata cya sport. Ariko kandi urabizi neza ko tukuhereza icyitwa shwadira ku bantu bakunda kubetinga cyangwa se bakeneye kubetinga no kumenya uko amakipe yanyu ahagaze. Byose tugenda tubigarukaho. Witwa Jeff abahari cyane kugira ngo agende abigarukaho gatanu kuri gatanu. Ariko nanone ntagaraho tugarukira gusa, tuza no kubahereza deal za Dubai. Abantu bashaka kujya Dubai, abantu bashaka gutembera Dubai, ubanza kumenya twe tuguhereza ubumenyi cyitwa skills. Ni icyo ukwiye kubanza kumenya mbere y'uko ujya Dubai. Ntabwo tujyana abantu Dubai, ahubwo tubahereza ubumenyi, tukubwira uko ubuzima bwa Dubai bumeze, ibyo wabeshywe byose tukaza tukabivuguruza. Nuko nkuko bimeze rero, amazina yanjye nitwa Zanda, ninjye tugiye kubana muri iki kiganiro. Tugiye kuganira ku myidagaduro, hano guheza updates z'imyidagaduro nta kindi. Reka nk'ikaze bayita The Top Show, kandi subscribe tujye tubana umunsi ku munsi. Nyemere rero mu makuru tugiye kuganira na makuru agiye atandukanye, by'umwihariko ndaza kwibanda hano mu Rwanda, uretse ko no hanze y'u Rwanda ndaza kureba ibirimo biravugwayo. Ndaza kugaruka kuri Irene muri Ndahabi, nyuma y'uko abantu bagiye bamutega iminsi, abandi bakavuga bati urashaje, abandi bakavuga ati ntazashaka, abandi bakavuga bati yararambiranye rwose byarangiye akoze ubukwe. Uraza kumenya ngo Irene yakoze ubukwe, yabukoreye hehe, kubera iki yagiye mu ntara, yihishaga iki cyangwa se yashakaga kubikorera iki, byose turaza kuba tubigarukaho. Ndaza kugaruka kuri Ngabo werekeje imahanga i Burayi gukora igitaramo cye cya mbere hari i Burayi. Ndaza kugaruka kuri witwa Nishimwe Naomie mwagiye mumubwira ati Naomie kudabyara kandi warashatse, twaragutahiye ubukwe, twaraguturiminze live, byagenze bita. Ariko magingo yangaya hari inkuru nziza uraza kumenya kuri witwa Nishimwe Naomie, ni biki bihagaze bite. Ndazugaruka kandi kuri Genetic Comedy, ingi umaze kwimenyera cyane, n'urwenya rubera hano i Kigali mu Rwanda, n'urwenya rugiye kumara imyaka 4. Uraza kumenya ibidasanzwe bizagaragara mu kwizihiza imyaka 4 rumaze hano mu Rwanda. Ndaza kubigarukaho. Ariko kandi ndaza kugaruka kuri Kim Kardashian wongeye kwibasirwa n'ubujura buteye ubwoba. N'ubujura bumeze gute, ese bihagaze bite, byose ndaza kubigarukaho. Reka nk'ikaze rero muri aya makuru tugiye kuba turambura. Hanyuma ntangira inkuru zanjye, by'umwihariko reka mbanze mbasuhuze nanone nikoreka mbanze mbasuhuze mbabwire ngo ubuzima butarimo kibingu, ubuzima butarimo GBC, ubuzima butarimo Zaitzo n'izindi nzoga zitujuje ubuziranenge bubamereye bute? Murimo murabubasha cyangwa birimo birabananira, birimo birabagora, bihagaze bite? Ujye mutuganiriza, mutubwire muri comment. Ubuzima murimo murabubasha, kunywa amazi n'igikoma n'icyayi murimo murabibalansinga mukabona biguhura, cyangwa murimo murarwara ibintu by'ivuduko n'ibindi ngibyo. Ujye mutuganiriza muri comment mutubwire. Ariko kandi ugomba kuba soba kugira ngo ugire ubuzima bwiza, ugomba kuba soba kugira ngo ubashe gukora akazi kawe neza, ugomba kuba soba kugira ngo ukomeze kugira imibereho myiza yawe wowe n'abawe. Nyemere rero njye ntatinze, reka tuganire ku makuru y'imyidagaduro. Witwa Irene muri Ndahabi ku munsi wo kuwa kabiri yabaye asezerana imbere y'amategeko n'umufasha we kabisa. Uyu nguyu akaba yarasabwe n'undi atuye mu Bubiligi. Gusa uko byari biteganyijwe, twagiye tubigaruka no kuri The Show, byari biteganyijwe ko bagomba gukorera ubukwe bumwe mu Rwanda, ubundi bukazabera mu Bubiligi. Umunyamakuru Irene muri Ndahabi akaba yaramenyekanye nka Irene, asezeranye imbere y'amategeko n'uyu mukobwa witwa Nikuze Riane. Ubukwe bwabo rero bukaba bwarabereye hariya mu murenge wa Gishari, hani mu karere ka Rwamagana. Uti kubera iki Irene atuye i Kigali, akorera i Kigali, undi akaba atuye muri Belgique, bakaba baraje gukorera umurenge wabo muri Rwamagana hariya mu murenge wa Gishari? Uti byagenze bite? Uyu nguyu murabizi ko Irene ni umuntu ukunda kugira ibintu bye private, nubwo ari umunyamakuru nawe akora inkuru ku bandi, ariko Irene ni umuntu ukunda kugira ibintu bye private. Murabizi kuba yamanaging abantu bagiye batandukanye, yagiye arinda privacy yabo, ubuzima bw'abakirinda cyane cyane kubishyira kuri internet. Niko byagenze rero no mu bukwe bwe, yirinda itangazamakuru mu buryo bwose bufatika. Ari nabwo yahunze umujyi wa Kigali kugira ngo bataza kumugwa gitumo. Byamenyekanye ubukwe bwarangiye kuko umuntu washyize hanze inkuru bwa mbere
nanjye ni mu bashyize hanze bwa mbere amakuru yangizeho bwa mbere ku mbuga nkoranyambaga zacu, byumvikana mujye munazisura ku mbuga nkoranyambaga zanjye. Kuri TikTok nitwa Zanda Nyawe, wajyaho ukamfollowinga, ariko no kuri Instagram nitwa Nige na David Official, ubwo naho wajyaho ukamfollowinga, tukajya tubana 5/5 amakuru aba ariho kabisa agenda aza. Urumva rero nicyo kintu yari yirinze, ahitamo kujya gukorera ubukwe aho ngaho mu ntara. Ubukwe rero bwabaye hariya, n'umuhango watangiye ku isaha 10 z'umugoroba. Uyu munyamakuru n'umugore we bahekezwaga n'itsinda ry'abasore b'Ibanga, ubwo n'ababonse nyine barindaga umutekano, bavuza buri wese wagerageza gufata amafoto cyangwa amashusho. Ibyo birumvikana cyane, barabakumiraga rwose. Ariko muri ubu bukwe bwari bitewe n'abarimo Bruce Melody, inshuti ya cyane y'uyu nguyu Irene muri Ndahabi, harimo Rocky Kimomo, umwana bakoranye yari mu Gatsata, harimo Chris Easy, umuhungu bakoranye cyane, ndetse n'abandi bagiye batandukanye bitabiriye ubu bukwe. Birumvikana ubwo n'imiryango yabo ku mpande zabo, ubwo n'ibyamamare n'imvuze byagiye bitaha ubukwe. Hanyuma kandi baje baherekejwe n'abantu benshi bagiye batandukanye bagera kuri 80, kuko hari hanze hari imodoka zisanga 20 mu byamamare. Rero n'imaze gukubwira n'ibyo ngibyo byabutashye, izindi modoka n'abandi bantu barabi imiryango yabo yaje ibaherekeje. Birumvikana ko uyu umuntu yakoze ubukwe agomba gushyigikirwa, bagomba kuba yatahirwa ubukwe, abantu bakaza kwishimana nawe no kuba abamushyigikira cyane kabisa. Wibuke ko uyu Irene muri Ndahabi afite ubukwe bwose ku itariki, ubwo twita ubukwe bwose gusaba no gukwa ni ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa munani. Mu kwezi turimo biravuga ngo harabura iminsi 2 gusa ubukwe bwe bukaba abura. Nyemerere yerekeze kuri Nishimwe Naomie, nkuko nabikubwiye, nkubwire yuko ngo Nishimwe Naomie ku munsi w'ejo hagiye hanze amafoto amugaragaza rwose kabisa, abona ko inda n'imvutsi kabisa, inda n'imvutsi. Hagiyemo mutega iminsi bati uriya muhungu w'inzobe, uriya muhungu w'amaderede ntagatera inda, uriya muhungu mwabanye kugira ngo mwenjoyinge muryoshye ubuzima gusa, ibindi nk'ibyo ariko akababwira ati rwose mujye mumenya ibintu byanyu, njye ntago ubuzima bwanjye bubareba, ibyo bintu ni ubuzima bwanjye bwite, nzatwitira igihe nzashakira. Kuri ubu rero yamaze gushyira amafoto hanze ku munsi wo kwa kabiri agaragaza yuko yamaze kuba asama cyangwa se inda ari imvutsi, nubwo byari byaragizwe ibanga kubera ko ubuzima bwe bwite byatangiye abantu bamubonye ngira ngo muri Big Arena mu gitaramo cya King James, barabonye ko atigeze apfa guhaguruka gutyo gusa, yabaga yicaye, n'amavideo kenshi yafashweyo yari yicaye. Abantu benshi bakavuga bati mu kindi cyahungaga yangaga ko abantu babibona atarabyishyirira hanze. Ku munsi wo kwa kabiri rero nibwo yashyize hanze amafoto agaragaza yuko yamaze gusama, we n'umukunzi we bamwita Michael Tesfaye. Abangaba rero byibuke neza ko basezeranye ku itariki ya 27 mu kwezi ko kubuzwa mu kwa 12 ku mwaka wa 2024, bagiye kumarangira ngo imyaka 2, ubwo igiye kuri 2 babana. Imihango y'ubukwe bwabo rero ikaba yaranabaye no ku itariki 29 z'ukwezi kwa 12 2024, ubwo byabaye, urabyibuka neza ko byabaye byegeranye. Basezeranye mu mategeko, nayo mbivuze mategeko mu murenge, tariki 27 29 bahita abakora imihango y'ubukwe yose. Nuko bimeze rero, ubwo ni mwisi Nishimwe Naomie rero Miss Rwanda 2020, ubwo nawe akaba agiye kuba umubyeyi vuba ngaha cyane kabisa. Abanyarwanda mwitegure gutwara igikoma kwa Miss wanyu vuba ngaha rwose, mujye kumwereka ko namwe mu muri inyuma. Witwa Ngabo, igicamunsi cyo kuwa kabiri nibwo kuwa kabiri nibwo yerekeje i Burayi, aho yitabiriye igisoro cya muco rya Afrostar 2026. Ategerejwe mu gitaramo rero azahuriramo na Kivumbi King ndetse na Sike w'i Nigeria. Igisoro cya muco rizabera mu mujyi wa Ostrava muri Repubulika ya Czech. Uyu nguyu rero, uyu muhanzi werekeje i Burayi ku nshuro ya mbere, yavuze ko afite amatsiko yo gutaramana n'abafana be benshi bashyashya, birumvikana bari ari ku mugabane w'i Burayi, kuko ari bwo bwa mbere agiye kuba ataramira kuri uyu mugabane yahoze arota kuba yakerekezaho. Uyu rero nubwo agiye i Burayi yitabiriye iki gitaramo, birumvikana yavuze ko azagira n'umwanya wo gutembera gato mu bindi bihugu by'i Burayi, anamenya ko aramutse abonye akandi kazi yagakora igihe cyose bitagira icyo bimuvangiraho. Ngira ngo yajyanye
na manager we Clement ubwo agiye kumufasha mu bikorwa bigiye bitandukanye. Umuhanzi rero n'ubundi yavuze ko agomba guhita ataha i Kigali ubwo afite kandi kazi mu gitaramo cya Diamond Platnumz Experience. Igitaramo kizaba ku tariki ya 29 ukwezi kwa munani mu kwezi turimo birumvikana. Muri gitaramo zahuriramo n'abarimo Diamond Platnumz, Bruce Melody, Kevin Etania wo muri Uganda n'abandi bagiye batandukanye bagomba kuzatangazwa vuba ngo bazigenda bifashishwa. Rumva rero iri serukira ya muco narivamo azahita returninga back i Kigali muri ako kazi ko kutariki 29. Ubwo abantu mukomeze munagura n'amatike mbambarabuye birumvikana ibitaramo birimo biratangazwa, ibyapa byaramanitswe. Igitaramo Charles to Friend of Amstel kiza guhindurirwa amazina kiba Diamond Platnumz Experience, kizabera i Kigali rero ubwo ni muri Bikari na birumvikana harimo ba Personal Kevin n'abandi bagiye batandukanye n'abane Ngabo. Ubwo mbakubwiye amakuru ya Ngabo kagiye Burayi gutarama muri serukira muco azaburamo na Kivumi na Sike, ariko nkana n'amakuru i Kigali ko tariki 29 tuzaba twishimira Diamond Platnumz n'abanzi b'Abanyarwanda bacu dukunda cyane. Nuko rero bihagaze myemerere n'ubundi nkomereze kuri Fari Merci, ariko no ndavuga Fari Merci nka Fari Merci bwe aza kugaruka n'ubundi kuri Genzi Comedy, ibitaramo maze kumenyera by'iseka rusange cyangwa se bibasetsa bya comedy. Mu myaka ine reshize Genzi Comedy yanyuze mu bigiye bitandukanye, marabizi manje mukuri cya Detone Show mwagiye mu bijyamo n'ibitaramo byatangiriye muri Mundi Center bizwe yaje kujya muri Camp Kigali aho bibera inshuro ya bigiye kuba ku mwaka wa 4 bagiye kuba kumara bakora ibitaramo ndetse bikaba incuro ebyiri za buri kwezi. Ubwo ndabizi ko namwe harimo abantu benshi bagiye bitabira ibi bitaramo bya Genzi Comedy bagiye batandukanye, ibitaramo byiza bigaragaza abanyempano bagiye batandukanye. Kuri inshuro rero ku munsi wo kwa 4 ubwo ni ku munsi w'ejo, ubwo bitewe n'iburaza kubona ibintu nkuru biraza kuba byakwavansa kugira ngo uze kumenya amakuru vuba. Umunsi w'ejo rero ku munsi wo kwa 4 bafite ibirori bidasanzwe, dore ko bizaba byitabiriwe n'uwitwa The Ben Tiger B, niwe muhanzi bakuru dufite hano mu Rwanda, mu muhanzi banini dufite hano mu Rwanda. Azaba yabyitabiriye mu rwego rwo guserebura imyaka ine Genzi Comedy imaze ibayeho cyangwa se imaze ishinzwe. Bizaba ari bidasanzwe dore ko azaba arimo n'abanyarwenya bagiye batandukanye, barimo umushumba mwakunze muri benshi, bazaba barimo Inkirigito Clement, bazaba barimo Pirate, bazaba barimo MC kandi na Musa, bazaba barimo n'abandi bagiye batandukanye bose mwagiye mukunda muri Genzi Comedy. Abanyarwenya bazaba bahari benshi cyane kabisa, ndetse n'abamuhinde n'abandi mwagiye mumenya muri benshi. Ni muri Camp Kigali rero, amatike ari hanze, ushobora nawe kugenda ukagura tike nonaho ukibona iki kiganiro kugira ngo nawe uzatramane na Genzi Comedy biziza imyaka ine bamaze bashinze. Iyi Genzi Comedy nka platform itanga amahirwe yo ku rubyiruko by'umwihariko bafite impano yo gusetsa. Unyemerere n'ubundi ikira akadomo ku makuru nari nkufitiye, mubwire yuko umugabo w'imyaka 27 yatawe muri yombi akekwaho kwinjira mu rugo rwa Kim Kardashian riri mu gace ka Hidden Hills i Los Angeles, atwara bimwe mu bikoresho ndetse atwara n'imwe mu modoka z'uyu muhanzikazi Kim Kardashian. Ibi byabaye ku cyumweru n'ubwo amakuru yenda aribwo yamaze kujya hanze, bari bagikweperereza. Bikaba byarabaye ku cyumweru tariki ya 9 Kanama 2026 ku tariki ya 9 z'ukwezi kwa 8 ku kwezi turimo. Ubwo Kim Kardashian n'umuryango we batari bari muri iyo nzu, bivuga ko kuri ubu bamaze iminsi baba mu yindi nzu bakodesheje. Ubu rero mu gihe inzu yabo iri kuvugururwa ndetse n'uvuga ko ari ibyangirijwe cyane, bivuze ko rero bahise bayivamo bakajya mu bindi. Birumvikana cyane rero Kim Kardashian ubwo yatewe n'abajura nyine